Dore uko wakoresha ijwi ryawe uri kwandika SMS mu Kinyarwanda utiri gukoresha keyboard ya telefone. Fata telefone yawe nkwereka uburyo bikorwa. Uraza hano kuri WhatsApp yawe ukunguku, nurangiza uhitemo umuntu wari we wese ufite kuri WhatsApp ukunguku, ukande kuri aka karogo ka setting ukunguku, noneho uscrolling gatoya urahita ubona kano ga setting kanditseho voice typing akanga ukunguku, nurangiza ugafungure aka kantu kano gafungure usubire inyuma, uze hano hejuru, uze hano handitse languages aha ukunguku, noneho uze hano handitse add keyboard ukunguku, nurangiza uhitemo Ikinyarwanda ukunguku, noneho wemeze kuri aka kantu ukunguku, ukande hano kuri down, noneho wongere usubire inyuma, uragaruka handi muri chat ho wandikira, urabona ko ahangaha hahise hiyandika Ikinyarwanda, ariko ukanze kuri aka kantu kano kari hano kakanda ukunguku, urabona ko hahita hagarukaho English, wakongera ukahakanda ukunguku hakagarukaho Ikinyarwanda. Hano ni hazi Ikinyarwanda ukunguku, urakanda kuri aka kamikoro akangaka, hano urukuhabona utumikoro tubiri, aka kambere usanzwe kukazi nakunyuraho ugiye gutanga voice, noneho aka kakabiri kaje kuri keyboard niko urakandaho, nurangiza wenda wandike muraho mwaramutse, hano harahita hiyandika Ikinyarwanda. Noneho ushaka no kubivuga mu Cyongereza wakanda aha nkuko twabivuze hakaza Icyongereza guca, noneho wenda ukaba wandika hello my beautiful people how are you, ibindi byinshi bitandukanye. Nimba bikoze bigakunda twandikire muri comment. Niba hari n'ikindi gitekerezo kirindi shitamo ushaka ko tuziga butaha, ujyandike muri comment tuzahita turirebaho. I'm here for you.